Imana ishobora kuguha amahoro ukagenda mu nzira, ariko ufite ikibazo runaka umuntu akakubona ari kugenda akabati runaka akomera, wowe umeze neza nawe ukamubwira uti yego meze neza, ariko hari ikintu Imana yaduhishe cyo kutareba mu mutima w'umuntu. Turabasuhuje cyane abakunzi ba Hinduka Official, wahisemo neza gukurikira Hinduka Official. Tubonera no kugushimira wowe wakoze subscribe, share, comment. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi mbifurije ne kugubwa neza n'igitondo cyiza cy'umugisha kibe ku banyu ndetse no ku byanyu mwese. Nabasezeranije ko mu gihe Imana kidutije ubuzima cyangwa se tukiri muri iyi si, Hinduka Official izagizaho abakozi b'Imana barimo imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, ubushake bw'Imana, babandi batabivanze, batari mbese babandi bafite imbaraga, batari nka babandi babivangavanze. Nkunda kuvuga ngo numwe muri babandi mu 2007 bitarapfukamira Bayali. Muramubona neza, ni umukobwa ushima Imana, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, no kuririmba aragerageza. Kandi mara no kumushimira ko arasa neza, yambaye neza, avuga n'Imana neza nkabikunda. Hanyuma nawe reka tumuhe umwanya abibwire, abanero no kubasoza kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Ni karibu. Yego murakoze. Amazina ni Oliver Tuyisenge, muzi kwijambo izo minyururu. Yego. Abantu benshi bagiye batera comment kuri izo minyururu bakanyandikira ngo baramukumbuye. Ni koko twaherukanaga kera, niko muririmbyi yabivuze, ariko dushimiye Imana ko twongeye kubonana dufite ibyishimo ndetse tutaheranywe n'iki n'ibyaha. Rero abambajije izo minyururu yagarutse kuri Hinduka Official. Nawe wari umukumbuye namukuzaniye, unyemerere wandike comment, share, byose ubikore. Izo minyururu rero mwari mumukumbuye, dore ngo uyu namubazaniye. Rimwe sikabiri mumubona, ni kenshi mwamubonye ndetse ndabizi neza ko mumukunda. Naricyatse kubabwira ngo kubera ko mudukunda mukomeze kudushigikira, mukomeze mukande subscribe, twagura ubwami bw'Imana, ndetse dusharinge na bene data, sharinga inshuti zawe 2-3, Imana izakugirira neza. Hanyuma ori wowe niki wabwira ubwoko bw'Imana bwari bugukumbuye? Nanjye narimba kumbuye cyane. Ongera babwiriza minyururu mbese uzi ukuntu babimbaza kenshi. Izo minyururu bararikundaga cyane, nanjye iryo jambo narikundaga. Nawe iryo jambo rarikundaga? Narikunda cyane, kubera ko buri muntu wese aba afite umunyururu umuboshe. Yego. Kandi umunyururu ntago ari iminyururu zino bashiramo umuntu wenda yakoze icyaha runaka bakamufunga. Yego. Ahubwo umunyururu ushobora kugira umunyururu w'ideni, bigatuma umunyururu ufite w'ideni ufite utagenda nkuko wagenda umunyururu utagufashe. Kubera ko nura muntu baba bafunze muri gereza, iyo umunyururu atagwambaye munuza mu maboko cyangwa se bamuboshe, ubwo munyururu yakwiruka akagenda. Nawe udafite iryo deni ufite wagenda neza kandi wishimye. Rero iminyururu mva ndi kuvuga ntago ari yo minyururu baba baboshesheje abantu, ahubwo umunyururu ufite ni deni ufite, ni uburwayi ufite. Kubera ko iyo ufite umunyururu w'uburwayi ntago ugenda neza, kabiri ni wishima, ububoshwe nyine kubera ko uburwayi uba ufite iminyururu. Kubera ko ugwa ari umunyururu kuboshe bitewe n'ideni ufite, bitewe umunyururu w'uburwayi, umunyururu w'icangiro, umunyururu wo kuba mwikode. Uwa bari umunyururu kuboshe kandi ugufashe, kubera ko ntago uba wisanzuye uko gira gute uko ubishaka, nta nubwo uba wishimye nk'uko ubishaka, bitewe n'umunyururu ukuboshe. Ushobora no kuboshwa n'umunyururu w'icyaha runaka. Icyaha runaka burya nayo aba ari iminyururu, nayo aba ari umunyururu. Kubera ko ntari igihe uba ufite umunyururu kureme, ukazaje uragenda ufite icyaha runaka ariko kikuremerereye, ugashaka no kwihana bikanga cyane. Iyo ni iminyururu. Uwo ni umunyururu. Izo ni iminyururu cyane. Niryo jambo rero nkunda kuvuga, kubera ko rira jambo ndarikunda cyane. Ni Yeremiya 40 umurongo waho wa 4 aravuga ngo noneho uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu ikuri ku maboko yawe. Cyane. Iyo uboshwa amaboko ntago wagenda neza, nta nubwo wakwihuta. Nizo minyururu mba ndi kuvuga. Rero Imana ijambo riba riri kutubwira ngo uyu munsi ndakubohora, kubera ko iyo umuntu aboshwe uguma hamwe kandi ntiwisanzura uko ubishaka.
nabwo wakwisanzura kandi uboshe. ushobora kuba uri muri korari bitewe n'uko uri umuririmbyi ukaba uririmba ariko ufite umunyururu w'icangira ukuboshwe, ukaba uri umuvugabutumwa, uri umupasitori cyangwa se ushinzwe undi murimo w'Imana ariko ufite umunyururu. Yego, ukaririmba, ukabwiriza, ugakora ibiki ariko ufite umunyururu w'ideni, ukaba uvuga bikaba, ugakora ibintu byose bitangaza bigakoreka ariko ufite umunyururu ugize gute ukuboshe cyane. Ukagenda mu nzira umuntu akakubona uri kugenda ariko ufite umunyururu runaka agize gute ukuboshe. Izo nizo minyururu mba ndi kuvuga, ntago mba ndi kuvuga umunyururu uriya babohesha umuntu. Ushobora no kuba ufite uburwayi runaka nabwo bukakubera iki ari umunyururu. Rero abantu bambajije izo minyururu cyane nka Manuel wansezeranije urambwira ngo ningarura izo minyururu uzangurira bombo yanjye. Rero ndayikeneye kubera ko izo minyururu uramubona imbere ya kamera ndetse yongeye kugusobanurira ijambo iminyururu icyo rivuze. Ndagushimira ko kugarutse imbere y'ubwoko bw'Imana. Ni benshi bagukunze kandi nawe ndabizi ko bakunda. Yego. Hanyuma se wari n'abapasiteri bagira iminyururu? Barazigira. Ashobora kuba afite umunyururu ariko mu rugo rwe bitagenda neza. Mu rugo rwe bitagenda neza. Mu rugo akabwiriza abantu bagafashwa ariko yagera mu rugo umunyururu ukamufata bitewe nuko atari kumvikana n'umugore we neza. Cyangwa se akaza akabwiriza hano ariko afite umunyururu w'ideni hehe mu rugo. Akabwiriza akavuga ubutumwa ariko afite umunyururu w'inzara mu rugo. Nta muntu utagira umunyururu ku buzima bwe. Njyewe nari nzi ko abapasiteri bahorana amahoro mu rugo iwabo. Yego. Nari nzi ko badashwana n'abagore babo. Hari abapasiteri bajya bashwana n'abagore se buriya? Baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Yego. Ano kuri iyi si turiho umuririmbyi nawe yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Yego. Ariko kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Amahoro. Kandi undi muririmbyi yaravuze ngo amahoro ya Satanga aduha kunesha ibibazo tukabibona nk'ibitariho kandi biriho tukagendera mu butsinzi. Imana ishobora kuguha amahoro ukagenda mu nzira ariko ufite ikibazo runaka, umuntu akakubona ari kugenda akabati runaka akomera wowe umeze neza nawe ukamubwira uti yego meze neza. Ariko hari ikintu Imana yaduhishe cyo kutareba mu mutima w'umuntu. Kandi nkunda kubwira abantu ngo nagahinda kagasirimu kahabaga. Uduhinda twose n'uduhinda. Izina twose n'uduhinda, izina twose byose na amajoro ariko ibi yaberamo bigize gute biratandukanye. Buri muntu wese afite agahinda bitewe n'ikibazo afite. Ushobora kugira agahinda k'ideni, undi akagira agahinda k'uburwayi, undi akagira agahinda k'ikode, undi akagira agahinda ko kwambara ubusa, undi akagira agahinda ko kutarya. Yego. Twese turavuga ngo ni iki? N'uduhinda. Ariko tugize gute turatandukanye. Yego. Imana iguha umugisha. Hari umuntu twigeze kuganira. Yego. Arambwira ngo nk'ubu ngo abakatolike buzura umwuka. Cyane. Arambwira ngo ubusi abakatolike bakuzura umwuka gute kandi batawemera? Abakatolike koko ntago bemera umwuka? Oya barawemera. Ariko baranawuzura. Barawuzura. Ndabidusobanurire neza rero. Abantu baravuga ngo abakatolike ngo ntago bahanura ngo ntibuzure umwuka ariko umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu mwitorera abo yajejwe muri cyo. Ntaho Imana itaca kugira ngo izegire gute igutabare. Kandi nta igikoresha Imana yishimira igikuraho ishaka cyane. Buri muntu mwitorero abo wejejwe muri cyo. Kandi ndumva ngo nta dini ritazabonekamo umugeni. Bishatse kuvuga ngo abakatolike barahanura bakanerekwa cyane kuko ntawe uriwe. Nanjye ndi umukatolike. Abantu benshi bari bazi ko uri umwadeperi. Wapi ndi umukatolike. Benshi bagukunze kuri izo minyururu bari bazi ko uri umwadeperi. Wapi. Ariko uri umwe mu bakatolike bavuga n'Imana neza. Iyi Imana yatugiriye icyizere ikaduha ijambo turarivuga n'ikidukishijemo tukakivuga tutitaye ngo turi abakatolike. Imana irabatoranya yarangiza ikicisha bugufi gatura muri bo yarangiza ikabakoresha ikigomba kugira gute kubakoresha. Bishatse kuvuga ngo icyo umuntu azabayo Imana ibikizi itarebye mu idini runaka azavamo. Imana yimutoranya akivuka ikavuga tuzaba iki ngiki uzakora ibi ngibi. Imana y'ibibizi. Hari n'umuntu wambwiye ngo wasambana Imana ikakureka igasambana nyuma ikaguha agakiza ukaba umuhanuzi. Cyane. Nawe niko bizi cyane. Ushobora no kuba uri umurozi ukaroga ukica abantu benshi ariko Imana yaravuze ngo
imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, ariko Amen. uburakari bwayo ni ubw'akanya gato gatoya. cyane Imana ishimwe, mbishatse kuvuga ngo Imana igira imbabazi, cyane. yanga icyaha ariko igakunda Umunyabyaha. umunyabyaha. Bishatse kuvuga ngo mbese turi muri iki kiganiro nta cyaha na kimwe Imana itagira gute, nta cyaha na itababarira. kimwe Imana itababarira. icyo upfa ni ugupfuka mukavuga uti mbabarira. yego Yego, nta cyaha na kimwe icyaha cyose Imana irakibabarira. irakibabarira, nta n'icyaha gito kiba imbere y'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Abari bantumye utuntu ndi bukubaze nabibajije. Yego. Nawe nimba hari icyo watubaza ubyandike muri komenti, Yego. hanyuma tugiye kumva ijambo ry'Imana. Yego. Ariko tutarumva ijambo ry'Imana ugiye kumanza wadusengera kugira ngo duce bugo. Nkunda kuvuga ngo password Julienne agira cyangwa se ingeso Julienne agira, tutarumva ijambo ry'Imana tubanza twiyeza, twamara kwiyeza tukizera cyane. umuririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Yego. Nawe Imana igutabare. Hanyuma ugiye kudusengera Imana kugira ngo Imana ibe muri twe, iduhe no kwihana ndetse no kwizera. Hanyuma tugezeho ijambo ry'Imana. Ni karibu no kudusengera Imana. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana, turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, uri data wa twese. Muri aka kanya duciye bugufi wowe ntushirwe hejuru, tugushimira ko warinze ibyacu n'abacu. Amen. Tugushimira ko abandi baciye bagapfa twe twahaciye tukabaho. Haleluya. Tugushimira ko waturindiye imiryango hirya no hino. Tugushimira ko waturinze twe tugahumeka bikemera, tukavuga bikemera. Si uko turi beza, si nuko dukiranuka, ahubwo waravuze ngo ntabwo uzareka kumva intore zigutakira ku manywa Mana natwe n'ijoro. nutwumvire muri uyu munsi. Turi aha hantu tugiye kuvuga ijambo rirarema, Yego. ijambo rirakiza, Rirubaka. ijambo rirema ibitariho bikabaho, ibidafite ishusho ijambo ribiha ishusho. Kandi tuzi neza ko ijambo ari bwo buhanuzi butavangiwe. Mu izina rya Yesu ijambo tugiye kumva reka rigira ibyo ribohora, Haleluya. reka rigira ibyo rikiza, Imana reka rigira ibyo ishimwe. rirema. Kandi n'abadukurikiye reka iri jambo rigira ibyabo rizura byapfuye, reka rigira ibyo Haleluya. bibohora biboshwe, reka ritanga ibyacu amahoro mu ngo byaboshwe. zitagira amahoro, reka ryubake ingo ziri gusenyuka, Haleluya. reka iri jambo ryishura amadeni, reka iri jambo rikiza uburwayi, kubera kuri data wa twese. Ngaho twagusabaga ukomeze ubane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Karibu no kutubwira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo tugiye gusanga mu kuva muri Yeremiya, ni ibice 33 umurongo waho wa 3. Turasoma 3 dusimbuke dusome na 14. Amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Mutwe w'amagambo uri kutubwira ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Amen. Murongo wa 3 uri kutubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. 14 hari kutubwira ngo Uwiteka aravuze ati dore mu minsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranye inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Yakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. 3 ari kutubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Nyuma muri iyi saha cyangwa se wowe uri kutwumva wowe dukurikiye, tabaza Uwiteka kubera ko nawe utabaza adatewe. Yego. Wowe uri kumutabaza bitewe n'icyifuzo ufite cyangwa se n'ideni ufite cyangwa se n'ikibazo ufite runaka. Umaze iminsi uri gutabaza, wanatabaza kubera ko iyo umuntu atabaje abantu barahurura bakajya kureba igitumye agire gute atabaza. Hanyuma muri aka kanya nawe tabaza Uwiteka kubera ko nta wundi muntu wagutabara. Watabaje imiryango ikomeye ubona nta kigufashije. Hari n'igihe kigera n'amafaranga ufite akananirwa ntagire icyo agufasha. Haleluya. Ugatabaza amafaranga ku burwayi, amafaranga nayo kuri bwa burwayi ntagire icyo amara. Kubera ko amafaranga ni koko muri iyi si abantu bafite amafaranga kandi barayagira menshi, ariko nta muntu nayo numva afashe amafaranga ngo arateze ngo agiye kuvugana n'Imana. Ariko iyo upfukamye ugasenga rata warangiza ugatabaza Uwiteka akagiye kubwira ati mwana wanjye ndakurengeye hariya runaka, iriya deni ndaryishuye. Kubera iki? Kubera isengesho.
isengesho. kubera ko isengesho rituvuganiraho tutakwivuganira. Haleluya. Kabiri isengesho rituburaniraho tutakwiburanira. Iri jambo rye riratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Nabaza. Kwereka ibikomeye biruje utagira gute utabasha kumenya. Iyo utabaje Uwiteka akumenyesha n'ibyo utari wamenya. Kakubwira ati mwana wanjye ndakurengeye hariya kubera ko wowe ntabyo wari wagira gute ntabyo waramenya. Hanyuma iyo utabaje Uwiteka n'ibyo twebwe tutari twatekereza Imana yo kubera ko uyitabaje irabimenya kubera ko utabaje ikaza kureba igitumye umwana wagira gute atabaza. Amen. Hanyuma muri izi minsi umaze iminsi urugutabaza watabaza abakomeye nagira ico bakumarira n'amafaranga wawe uyafite ntaguha amahoro, ibyo kurya ukabigira ariko ukabirya ntibikunyure bitewe nuko watabaje cyangwa se bitewe n'ikigeragezo runaka ufite. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Nukuri. Hanyuma nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Hariho ibyuzi hariho n'ibyo utari wamenya. Hanyuma muri aka kanya tabaza Uwiteka agira ibyo akumenyesha ibyuzi ibyo utazi. Amen. Kubera ko uzi bike ibindi ntago ubizi. Ubuzi ahubwo umunsi ni urwacu ariko ibizabejo ntago tubizi. Hanyuma tabaza Uwiteka narangiza gutabare wowe ufite ikigeragezo runaka, wowe ufite amafaranga ariko nta mahoro ufite. Tabaza Uwiteka azaguha amahoro. Haleluya. Ufite ibyo kurya ariko urabirya ntibikunyure bitewe n'ikigeragezo runaka ufite. Hanyuma muri ijambo riratubwiye ngo nabaza ndagutabara. Nukuri. Kwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya. 14 ari kutubwira ngo Uwiteka aravuze ati dore mu minsi izaza. Mu minsi izaza. Ntabwo ari kera. Ijambo riratubwiye mu minsi izaza. Birashoboka karejo. No mukanya. Mu masaha ari imbere. Yego. Mu minsi izaza nzasohoza rya jambo nasezeranye. Hanyuma weho wari wihebye, weho uri kubona ko Imana ibyo yavuganye nawe bitazasora. Cyangwa se nimwe na rimwe ukavuga uti menya abahanuzi ari ukundema agatima cyangwa ibyo Imana yagusezeranyije ukabona ko ari ukukurema agatima. Ntabwo Imana ijya ibesha. Gabanya gushidikanya wizera Imana ko ishoboye byose kubera ko ijambo riratubwiye ngo Uwiteka aravuze dore mu minsi izaza nzasoza rya jambo. Hanyuma wibona ko Imana itazabikora ijambo riratubwiye ngo mu minsi izaza. Uyu munsi turi saa 4 n'igice. Mu masaha 6 saa 8 yarisohoza. Haleluya. Imana yakwishura iryo deni yavuze ko izishura. Imana yagukiza ubwo burwayi kubera ko ijambo izasoreza rya jambo yavuganye nawe yagusezeranyije. Hanyuma wivuga ko Imana yakuretse, wivuga ko Imana yakwibagiwe, wivuga ko Imana itagikora. Iracakora ahubwo itabara ku munsi n'isaha iyo bigeze Imana iraza ikagira gute ikagutabara igasoza rya jambo ni koko yavuganye nawe. Wikwiheba wivuga ngo Imana yaravuze ni koko yaravuze ariko nukuturema agatima. Ntago Imana igirema ni koko iture mu mutima kugira ngo wongere ukomere ariko nta kintu Imana yavuze itazagira gute itazakora. Ni koko gutinda ko biratinda ariko kuza ko bizagira gute bizaza. Hanyuma wikomeza kwiheba wibona ko bitazasohora. Ntago Imana imeze nk'umwana w'umuntu ngo igusezeranyije yisubireho. Oya. Yego biratinda ariko ntago Imana ivuga ngo ngwaye inkweto ngeje ivuge ngo yewe ngo nisubiyeho ngo kwari kugira ngo utahe wishimye nisubiyeho nazo nkiguhaye. Ahubwo iki Imana yavuze irakirinda yarangiza ikagira gute ikarinda n'uwo yanakibwiye. Hanyuma ongera utabaze Uwiteka narangiza aza gutabare. Amen. Ijambo ry'Imana nari mfite ni iryo ngiryo ibirenze byesa duhaze byiza. Urakoze cyane ori. Duhe nimero yawe kugira ngo tuzajye tukuganiriza hanyuma usoze dusengera kugira ngo Imana ibane natwe. Nimero yanjye ni 079 633 hanyuma abakunda Oliva mujye mumuganiriza. Amunasengana Imana ni umuntu urimo Imana cyane bikomeye kandi bamwe muri twe turamuzi n'utaramumenya nawe amenye ko arimo Imana afite impano zikomeye. Hanyuma dusengera Imana dusoza ikiganiro. Ana turagushimye uri umukozi w'umuhanga uri data wa twese uri Imana igira neza bugaca bukira witwa Rubasha. Muri aka kanya turagutabaje kubera ko tumenye neza ko ari wowe umuntu atabaza warangiza ukaza kureba igitumye atabaza. Amen. Tumenye neza ko iyo umuntu agutabaje uhurura ukaza kureba igitumye yururuka akaguhamagara agatabaza. Niyo mpamvu muri aka kanya ababyeyi nyemerera baragutabaje ngo ubake ingo zabo. Urakoze. Abadafite amahoro baragutabaje ngo ubahe amahoro. Abari mu makode baragutabaje ngo ububakire inzu. Haleluya. Abafite uburwayi baragutabaje ngo bakize kubera kuri data wa twese.
nyemerera muri aka kanya twumvaga ijambo ryawe, kandi irindi jambo riratubwiye ngo uje gusohoza ibyo wadusezeranyije. Ni koko turabizi iyo usezeranyije umuntu urasohoza icyo wavuganye nawe. Gaho muri aka kanya twasengaga, bana natwe urengera abantu bawe, buri muntu wese ugukurikiye unyemerera umutabare, kubera ko bari kugutabaza, kubera ko bararemerewe kandi abandi bararushe. Nurangiza usohoza ibyo wavuganye nawe. Hari ababona ko watinze, ariko reka wururu kubatabare bwangu. Nurangiza usohoza ibyo wabasezeranyije. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen.